ishyano wazanye no mbeshu ishyano ni wowe ugucisha papa umugore wawe nari gukorera ari kuguca inyuma usanga bana kuryama neza none muraje ugeze he ugeze ahantu hari akagari tambika aho hirya rero ahantu uragera hari insina iri ku muhanda nuhagera uhagaze ndaje nkurebe se boss ko nawe ugenda wenyine none ko mbonye muje muri babirira mfite n'abana reka nzi mbahamagare baze bagusuhuze ubamenye rwose mwishimirane nk'umuntu ugiye kuba umubyeyi ngaho ushyitse gato inga nze mbarebe noneho reka boss urarya neza ariko ntabwo mbyemera ko nigute boss ashaje nigute mbyana ibyana nka biriya pe nigute afite imyaka 60 na umukobwa nigute afite agira imyaka ndaje musongore boss kaze ndeko baba kumwemera kuki kumwemeza nabuze amakuru ni meza rose se baranda yagiye hehera ajyana hijaraje se buriya kumbara tuvugisha ukuri kwani nshaka kwenda ukuntu twakibera inshuti nyine twiganirira oya akura musaza nawe ukamureka oya ura musaza gafite amafaranga so afite amafaranga usinye ntabwo nayashaka oya howe na 15 yamemba ku kwezi twatuyarya mara 15 byahunga so tukuzemo ikibwana cya 5 bitanu turiha hamwe utuntu twa makeya oya ntabwo byashoboka oya arashoboye reka afite amafaranga se amafaranga nge sinashaka ahubwo genda ataza kanasanga twicaranye yabireba nabi tuzatuganira ariko tuzabivuganaho nabi ubizirikana mugire mubanguke mubanguke ndabakeneye cyane byihute abana baraje na nyine buriya kubera ko harimo n'abakobwa b'inkumi harimo n'abakobwa b'inkumi mfite umukobwa w'inkumi buriya mu minsi iri imbere nshobora no gushyingira rero ahubwo sinzi impamvu batari kuza byenda jani ko mutabanguka ubwo ari bo buriya bari kwimaka sinamenya muraho cyane musuhuza umushyitsi ba musuhuza umushyitsi naho mwe mwicaye gatoya cyane mwicare tuganire papa Musende kwaka rugambere mubonye nuwahese uyu muntu rero mwabana mwe murabizi ko nabwiye ko ngiye gushaka igisubizo ngiye gushaka igisubizo burya ngo ntabwigira ubu bwose pe nanjye nararebye natekereza navuga nti rero abana banjye singiye kubatesha agaciro navuga nti reka nanjye ngira uko nigenza ubu ngubu uyu ni ugiye kubabera mama wanyu mujye mumwubaha mufate neza icyabwiye mu gikore tuzamwubaha n'abatuma mwumve uri kumva Jeanne kubyumva papa nkunda kumva rwose mukobwa wanjye ari gusa na so turasa cyane reka burana ari ibyaha muranasa pe nese papa karame rwose nese uyu mugore wawe yitwa nguki uyu ni madamu wanjye bamwita Keza Kimana Jacqueline Keza Kimana turakwakiriye mu rugo rwa papa rwose cyane uyu niwe mama wanyu mujye mumwubaha mwabana mwe tuzamwubaha rwose Jeanne uri kumva murabizi ko maze iminsi ndwaye ariko mugiye guki noneho tutagiye muri bishi tutagiye no gutinda ubwo twereka tube tugiye kuruhuka namwe rero rero ibyo mwamutunganya ubwo n'ibishya muratubwira ndabona ari mwiza tuzana abana oya nibyo aritonda rwose nabonye yitonda pa afite umutima mwiza nzi kureba nanjye nzi kureba mba nzi kureba naragenduranye umukobwa mwiza nk'uko Imana iba yarabivuze ngo tugomba guturanya beza
nanjye naragiye kumenya umwiza keza k'Imana Jacqueline. Keza k'Imana ndumva yitiranwa na Jeanne w'ubu. Niyo mpamvu nanjye namukunze, niyo mpamvu yenda kwitiranwa n'umukobwa wanjye. Reka tube tugiye kuruhuka. Nta kibazo. Ugerayo. Mbega umugore Yesu wese nkuriya kuko akantu nta kabuno akantu nta gakara akakaradaze buriya umuyaga uwushye safata hasi kugira atagwa Ndebera. dore umugore Nukuza kwibwa dutera stress. nuko nanze kubivuga papa hari ari kuriya Yari kutwicira byuve. Yesu. ura nta mugore umurimo pe Kirase ni igiki. zikarutwa nawe Yesu egese yagura egese mfitera nyashi. wowe ufite nyashura na nyashi ni nyashirese Yesu ngenda nabyibushe. urabyibushye ariko uriya shaka kambe nige Jeanne kambe nigende Ajana keye. kanigende Yesu nigende. Kumva n'ubundi bimeze nabi ra. Genda urambaza iki vayo hano jya kuvoma Jeanne akuvura. Njye Jeanne nkubura waje aje gusimbura mama ugomba gukora imirimo yose mama yakoraga. njyewe superstar byende fata video njye kuvoma uhari njye kuvoma uhari jya kuvoma naho najye reka nkubwire Jeanne uno mugore afite agasuzuguro nk'akindi ryana njye nzakagukuramo ntabwo wazinsokorezaho gutya kandi nagukubita wazanye kugosa karumudo twari kudona umutwe twebwe nta mikino Nagukubita. twarihaze uri kumva ujye kuvoma ukubure woze amasahani uteke byose ubikore kuko nicyo waje gukora twebwe nta kintu tubazi ibyo ni wowe ugomba kubikora niki byabaye mwana banga habaye konsere kumana wowe jya ucunganwa n'ibyo ku ibyo ku gipangu ntukaze utumenyera wowe uri kutubaza iki abantu muri mu biki kwe tumwigire wigendere gusa ko numvishe ako nawe undi babwira genda nabyo ngo ajye kuvoma Jeanne nawe akuvura babyaye bari abantu rero basigaye bagusuzugura kandi njyewe hano njyewe banyita akavuyo njyewe mba mworo urugo mama imyaka 12 yose makuru njyewe ngenda kubaha cyane ahubwo ni iki ushaka gukora njyewe nyikore rega ngende byose kuri wowe batumukuza kuvura mwobure njye ndabikora ariko imana nta n'ikintu babwiye no kuvoma urajyayo ndabikora rwose rega nk'ukunda mwibanga regura amateka nta kibazo njye ndabikora ariko kamere hano bikwakwagigira vuba reke biriya byana ajya byarazengeye njye ndabikora njye buriya bagusuzugura kandi mari bagusuzugura mu biki kwe njye rwose ibyo ushaka byose mazi ntibigabanyuke ha nabisoje ikindi hasigaye kuvoma nabyo ndabikora nagenda banguke muzika zose nizikira umuntu yemeye kunama gutya amaze gukubura agiye no kuvoma ariko ntacyo azajya azabikore n'iganiro Gazanga. yewe urabangura Agira mfasha kano gakora. urabangura Imana byose ndayakora. Bana ko ngende umuntu mwiza. Utabiravya. Hari ikindi kintu cyari mu nyikore. Asigaye guteka ari n'imyanda iri kubaze gukura. Yampaye ngenda bikora byose ariko ngiye tuvugane neza. Ndabisoje natetse ndi no kufura. Naye myenda ya boss byose nabisoje. Ahubwo rero igisigaye buriya. Tujye no kuruhuka. Turuhuke? Nese byombo birogeje se? Nabisoje kare. Ngaho jya kwaruza nyine. Yampaye inka ndabizana da. Nabizanye. Wabijyanye? Nayisoje ahubwo vayo mbe mwaga serivisi gake gake. Ariko na boss nawe abambangamiye.
mabuja nzajya nkora pe. yesu we yego umugore wa papa abaye iki usi usigaye byamana na zamu mbese birakureba cyangwa papa turi bumubwiye biraza kumubwira nawe ni umugabo yesu we uri indaya kuryamana na zamu mbese birakureba papa yagize ngo asane umugore hano se habaye iki habaye iki yesu nsanze n'umugore amaze kuryamana na zamu kwa jenara yesu weho urumva wamaze kuba waryamanye na zamu papa hari yagushatse ngo umubere umugore none utangiye kuba umugore w'abagabo babiri ubwo urumva ibyo bintu ari iki ejo bundi azaba yagateye inda akavuye ngo ni papa yigateye yize mfite n'iyande si yapanye wenda niyo zamu musohokanye Niya papa aha wanyu. nkawe waje wiyubashye wigize marayika kumbura inda ni amazi akantu karyamana na zamu papa bawe wumvira iby'iwawe bawe wumve iri shyano wazanye ino mbeshu ngo ni ishyano ni umugore wowe wawe witonda ubu icyo ushaka papa n'umugore wawe ibintu ari kugukorera ari kuguca inyuma usanga amande kuryamana na zamu none murazi tutari wumva ibyo mubwira usanga ari na zamu wabyutse ko narinzi ko nabyo abana bitonda mukaba mubaye akasa mutwe kuko irimbi igirene ko papa ntabwo turakasa mutwe uyu mugore wawe ni imbeshu amaze kuryamana baremwe vuba baburi hano vuba ariko papa ntuzatinda kubona ko wibeshye ibyo bintu sinabyumva habe na gato uranyumvira ra ukuntu bakubeshyera ntabwo uzi ukuntu baneruka n'urukundo ngukunda ubu iyo ntihari ntibimwirirwamo kuvoma barabyanga n'umuzamu wawe ubu iyo ntihari ntibimwirirwamo reka 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 ibyo bintu sinabyumva ubu wabona ari uko bakwanga ntibanyama yababa we reka ahubwo shiri nyine mvuye mu kazi nari nananiwe uyu munsi twakoze akazi kenshi aho yewe umugongo iki umutwe dore nari nararwaye ahubwo reka njye kuruhuka ariko izindi uruzi z'ahangaha ntazo nkeneye iyo udahari niko bigenda ntazo nkeneye izindi uruzi z'ahangaha mana yanjye yewe